ikaze hano mu Rwigiro kwa Rwangambibi, kwa Ndigibare, kwa Ndigibariro, kwa Ndigari, kwa Rwangambibi, kwa Muhuzansibo. Ikaze. Mu cyigisho cya mbere twakoze cyo bita introduction, tubabwira ibintu tuzababwira. Ubwo hari muri makiya twabwiye ko tuzababwira kuri Bibiliya, tuzababwira kuri kwahishwe, tuzababwira ku rumuri ruvuga ruri muri twe. Twabwiye ko tuzakunda gukoresha ikintu bita matrice. Twabwiye ko tuzakunda gukoresha ikintu bita Imana yitwa Demirije, Imana yayiremwe n'abantu bagenga isi. Twababwiye ko tuzakunda kubabwira ikintu bita gnostic. Twabwiye ko tuzababwira ikintu twitwa monotheisme na polytheiste. Uyu munsi rero ndagira ngo no kugira ngo turusheho gusobanukirwa nyine tumenye ibi bintu ni ibiki, tujyane mu muryo umwe. Tubibutse ko twabwiye ko bino byigisho tuzajya tubihana nimero kugira ngo nugishaka nyine umenye uko bikurikirana, umenye icyo ugiye kureba, bikorohere. Ibyo twabikoze muri nomero ya mbere. Umunsi rero ndashaka ko tubakorera ikintu cyitwa Demirije, Imana y'abagenga isi, sibyo? Demirije ni ijambo rikomeye cyane mu nyigisho za gnostic, kandi rifite amateka maremare ava mu bitekerezo by'Abagiriki ba kera, rikaza no kwinjizwa mu myemerere yabo mu gihe cya gnostic, cyangwa no mu yindi myemerere nyine y'abantu bemera Imana y'urumuri n'abakongwe barimo. Aho izina ryaturutse, izina Demirije rituruka ku Kigiriki cya kera, urumva, risobanura umukozi w'isi cyangwa umubaji w'ibintu by'abantu. Mu mico y'Abagiriki, Demirije yashoboraga kuba umuntu ukora umurimo rusange w'ingenzi, nk'umubaji, umufundi cyangwa umuhanzi w'ibishushanyo. Mu nyigisho za Plato, umufilozofi w'Umugiriki, muri 427 kugeza muri 347 mbere ya Yesu, Demirije yavuzwe. Impamvu wumva tuvuze kuva muri 400 kugeza muri 300, murabyibuka ko mbere ya Yesu babaraga basubira inyuma, sibyo? Babaraga basanga urumuri. Yavuzwe nk'imbaraga ikora ishingiye ku bwiza n'ubutware bw'icyiza, ireba igishushanyo cy'ijuru gihoro, ikagikora mu ishusho y'isi tubona. Ngira ngo muri kubyumva ko byahindutse muri gnostic. Demirije ntabwo ari Imana y'ukuri cyangwa umuremyi w'ikirenga, ahubwo ni Imana icurama cyangwa umuremyi w'isi y'iby'umubiri, itazi iby'ubwenge buhanitse. Yitwa rimwe na rimwe Yaridabaoti, Samayeli cyangwa Sakalasi. Avugwa nk'umuremyi w'isi yacu ifunze abantu mu mubiri n'ubutware bw'amarangamutima, kugira ngo batamenya Imana y'ukuri iri mu rwego rwo hejuru, Pleroma. Mu bitekerezo bya gnostic, Demirije akenshi ahuzwa n'Imana ya Testament, cya Testama ya kera. Iyo yitwa Yahwe, yitwa Imana y'amategeko ishaka kugenzura, ariko itari yo Mana ikomeye y'urukundo n'ubwenge. Urabyumva? Iyo Mana yaremye amategeko kugira ngo inanize abantu. Amateka mu nyigisho, Abababiloni n'Abanyamisiri habagaho ibitekerezo by'uko hari imbaraga ziremye ibintu, ariko zitari izo mu rwego rwa ruhanga rurenze byose. Plato yavuze ko Demirije nk'umurenga utari mubi, ahubwo ushaka kugena isi akurikije icyiza. Gnostic bahinduye igitekerezo cya Plato, bavuga ko Demirije ari impumyi cyangwa ikiremwa gishya kishuka ko ari cyo kiremye byose. Manichaeisme na Hermeticisme zo zafashe igitekerezo cya Demirije nk'umuremyi w'isi y'iby'umubiri, zitandukanye n'isi y'urumuri n'ukuri. Amazina n'imiterere. Yaridabaoti bisobanura umwana w'akavuyo cyangwa umwana w'ikirura. Avugwa nk'ufite isura y'intare n'umubiri w'insenene mu byanditswe bya gnostic. Sakalasi bisobanura umugoryi cyangwa utazi. Samayeli bisobanura umutware w'ubupfu cyangwa ijisho ry'impumyi.
ubuhanga bwa agnostique ku bantu na demiurge. Isi yacu ni gereza y'umwuka yubatswe na demiurge. Abantu bafite umurabyo w'urumuri rw'Imana y'ukuri imbere muri bo. Demiurge n'imyuka ye arikanos bagerageza gucomeka abantu mu byifuzo, amategeko no mu kurwanya ukwimenya. Ntabwo bashaka ko twimenya. Gnostique yigisha ko ukuri nyako ari ukwibuka inkomoko yacu yo hejuru no guhunga imitego ya demiurge. Si ibintu nta n'ikintu mubisobanukirwaho. Mbere ya Yesu babaraga basubira inyuma, bajya ku muzi, bajya ahantu ibintu byaturutse. Yesu avutse kubera ko yaje mu kinyejana cy'abaromani n'abagiriki, kandi bashakaga ko nyine turushaho kutisobanukirwa, bahita batangira kubara ngo bazamuka. Ibyo bintu ngire ngo muri kumva ngo ni ibiki. Rero demiurge ni ijambo rikomeye cyane, rifite amateka mu nyigisho za kera, rifite amateka maremare muri filozofiya ya kera ya Plato no mu madini atandukanye. Urumva, mureke rero turebe bimwe mu magambo yayo kugira ngo turusheho kwisobanukirwa kurenza ibyo ngibyo twari tumaze kuvuga. Muri filozofiya ya Plato, icyo gihe cya mbere y'ijambo aho rikomoka, demiurge rikomoka mu kigereki nabibabwiye. Plato mu gitabo bise Timaeus ahagana muri 360 mbere ya Yesu yakoresheje iri jambo asobanura umuremyi w'isi, ariko atari Imana nyir'ubutungane, ahubwo ari ubutekinisiye cyangwa umunyabugeni wafashe ibintu bidasobanutse chaos akabigira ibintu bifite umuco n'umurongo. Kuri Plato, demiurge si mubi, ni umunyabukorikori wa cosmos wubakiye ku ntego nziza. Mu nyigisho za agnostique ibitekerezo bihindutse nyine. Abagnostique bakoresheje demiurge mu buryo butandukanye cyane na Plato. Demiurge ni umuremyi w'isi igaragara, ariko ni ikiremwa kiri hasi mu mwuka, kikirura mu bitekerezo kandi kidafite ukuri k'Imana nyakuri. Bavuga ko demiurge ari ikiremwa cyashinzwe kurema ibifatika mata, ariko cyarigize nk'Imana, kikibagiza ko hari Imana yo hejuru itagaragara isumba byose. Aha niho hatangiye kuvugwa amazina nka Elidabaoth, Saklas, Samael. Gnostique babonaga ko demiurge ariyo yahaye abantu amategeko akomeye, amadini akandamiza n'ingengabihe y'isi, igatuma batabona umucyo w'ukuri. Mu madini yaje nyuma, mu Kiyahudi cyanditse mu buryo bwa Kabala, demiurge rimwe na rimwe ahuzwa na Metatron cyangwa abamarayika bashinzwe isi, ariko si ihame rimwe. Mu bakristo b'igihe cya mbere, bamwe bacyaga mu buryo bwa agnostique, bakabona ko Imana yo mu isezerano rya kera ihema amategeko ari demiurge, naho Imana yo mu isezerano rishya ari Imana yo mu mucyo. Muri Islam nta demiurge mu izina, ariko mu nyigisho z'abatari bake mu bwenge bw'ibanga hari igitekerezo cy'uko ari marayika cyangwa ruhuka itari yo Imana y'ukuri yagiye ishyiraho amategeko y'isi. Uburyo bwa agnostique babivugaga mu buryo cyangwa se tubirebe mu buryo bw'abakongo. Mu mvugo y'abakongo, demiurge yagereranywaga n'umwami w'umurima w'ubucakara. Afite urutare rwe, akaruhonda, akavuga ati, ni njye mfite byose, ariko hejuru y'inyenyeri hari umwubatsi w'ukuri ataboneshwa n'amaso, ari we soko y'umucyo. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Hano niho dufatira umwanzuro, ngire ngo murabyibuka. Plato, demiurge bihwanye umunyabukorikori mwiza wa cosmos.
gnostic demiurge bihwanye umuremyi w'isi igaragara ariko uciye ku mana y'ukuri kandi utayizi. Impamvu ari ingenzi mu bitekerezo bya gnostic kumenya ko demiurge atari imana y'ukuri ni intangiriro yo kuva muri matrix y'isi. Murakoze cyane rero, ntabwo twabitindaho, ibi bintu tuzabisobanukirwa uko tugenda tubyegereza umutima, uko tugenda tubyegereza imana yacu, uko tugenda turushaho kuva muri matrix y'umucuri, uko tugenda tuva muri matrice y'umucuri, matrice y'ibyaha, tuzasatira ijuru, tuzasatira imana. Yego, murakoze cyane.